ko abahanuzi b'ukuri batariho barahari ahubwo benshi baribaza ngo bari umuhanuzi w'ukuri arihisha urumva kuko ufite iby'igiciro arabirinda ntabwo wari wabona zahabu zandagaye hejuru zahabu ikintu gifite agaciro kiba kure urumva nk'ubu igihe ushaka wasanga ku misozi w'amasengesho hari nabo duhura ngo ko tutakikubona njye ntabwo umujyi makunda umujyi yica abahanuzi umuhanuzi aba ku gikumba bakuma arasenga niyo asohotse ajya ahantu abantu batapfa kumubona akabonwa n'umuntu wamushatse amaguru bagahenga amapawundi nyamara natwe turayagira ariko si yo impano yakiri njye Imana yampaye akantu aka kanwa niko kambeshejeho urumva niyo taranto yanjye urumva bishobora kuzarangira abandi bagakomeza nuko umukinnyi agera agahitinga igihe kikagera akajya kuri ya ntebe y'ababeceri nimbuyizi urumva rero birashoboka ko nanjye nahanura igihe cyanjye kikarangira ariko abandi bagakomeza ariko umwuka w'Imana ariho abahanuzi b'Imana bariho buzuye umwuka wera bahanura ibintu bigasohora inshuti zihumure kandi inshuti zacu mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi reka tubasabire umugisha w'Imana kandi tubifuje kugubwa neza njye Ndikuzo Emmy tubana kenshi kuri televiziyo y'ihumure kandi gahunda yacu nuko tubazanira abakozi b'Imana kugira ngo dusangire iby'umumaro bibagirire umumaro bwanyu natwe bikatugirira umumaro kuko birakwiriye ko dukura kandi namwe mugakura mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'ubugingo. Uwo turi kumwe mubona muri kamera ni umugabo uzi kwivugira kandi Imana yatoranije kuko yarezi ko mu gihe nk'iki azakora ibyo akwiriye gukora. Hari ibyo ndibuze kumubaza ariko nawe ubwe hari ibyo afite byo gutangariza mwese abadukurikiye. Niba yamaze gukora subscribe turagushimiye ku Ihumure TV Imana igumugisha. Hanyuma kandi niba utarayikora nawe uyikore. Tugira ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse by'umumaro. Hanyuma ukore like niba ukunze ibiganiro tukugezaho. Imana igumugisha. Si ibyo gusa rero kandi nanone inkunga ikomeye cyangwa se ubufasha waduha no gusangiza benshi ibiganiro. Mushumba karibu. Nitwa Evariste Ntivuguruzwa ndi umugabo ndubatse. Kandi uri umukozi w'Imana. Yego. Okay, wakijijwe ryari? 2001. 2001. Ni kera? Ni kera. Tugira umugisha wo gusangira nawe byinshi nka evangeliste. Kuba witwa umuvugabutumwa ufite byinshi usangiza abandi ariko biba byiza iyo tumenye ngo tuganira ese nuwe. Uyu munsi dushaka kuba tugutunze uri umunyamerika. Ndi umunyarwanda jewe. Kuva ryari? Kuva kera ababyeyi banjye ni abanyarwanda nanjye ndi umunyarwanda tena. Uri umugabo? Ndi umugabo ndubatse. Okay. Hanyuma iyo tuvuga tuti hari ubuhamya cyangwa se iby'Imana yakoreye abantu kenshi na kenshi tuba tugira ngo dusangize abantu imirimo y'Imana iby'Imana yabakoreye aho Imana yabakuye. Mbere yuko tuganira wowe hari ibyo ushobora kudusangiza ku buzima bwo gukizwa na mbere yo gukizwa ngo twumve iby'Imana yakoze ku buzima bwawe? Ubavuga iby'Imana yakoze nta wabirondora ngo abirangize kuko Imana yakoze byinshi. Kereka hari dufashe nk'iminsi n'iminsi tugenda tubiganiraho gusa nuko umuntu wese Imana ihamagaye bifite aho imukuye. Yankuye mu byaha impagakiza. Ariko we nari ukiri umusore icyo gihe? Nari nkiri n'umwana ahubwo. Nta byaha akoze niba wari ukiri umwana? Ntago nigeze mbijyamo, nari nkiri mutoya kandi nari mfite uburere kuko ababyeyi bari baradutoje uburere bwiza. Muri iyi minsi wenda mbere y'uko ukizwa ukavuga uti nakijijwe ibyaha hanyuma se wakiriye agakiza kubera iyi mpamvu iki cyatumye ukizwa ubundi? Cyatumye nkizwa ntabwo navuga ngo nari mpazi isi kuko nta niyo nari nzi, nari nkiri na muto. Niyo ubuzima nari mbayemo nari narabonyejwemo n'amateka abantu baba baragiye banyuramo atandukanye ariko ubu ngiye gukizwa nuko nabonye abakijijwe bari beza, mbona ari abanyangeso nziza, mbona basabana, nanjye ndavugana abantu nagera ikirenge mu cyabo. Hanyuma bituma ukizwa? Bituma nkizwa. None se
rimwe na rimwe hari ubwo abantu bavuga ibyaha bakoze umuntu akavuga ati njye nari umusinzi. Wowe nta kintu cyari cyarakuzengereje? Nari nkiri muto ibyo ntabyo nari nzi, gusa nibuka ko niyo nasohokanaga na bakuru banjye, niyo baguraga byeri nasomaga ko hejuru hasi karura. Nari nkiri mutoya tena ntabyo nari naragiyemo. Ikindi nizeho nuko nibuka ngeze mu myaka 18 mushiki wanjye yajyaga akunda kunganiza ati se ko mbona udateye nk'abandi bakuru bawe bite nta nshuti ugira. Rero ibyo nta mwanya wabyo naravuga ni wapi bo bakagira ngo nari ubundi burwayi mfite, ariko niko nari nimereye, mbese nari ingeso nziza. Mu bigaragara nari inyangamugayo. Hanyuma urakijijwe? Wakiriye agakiza. Ubuzima bwo mu gakiza bwumva gute? Ubuzima bwo mu gakiza rero reka mubwire, kuko mu gakiza kukumva ngiye nabwirijwe ubutumwa bwiza, ariko namenye ubutumwa bwiza maze igihe kinini mu idini. Maze igihe kinini mu idini, buriya kuba mu idini no gukizwa n'ibintu bibiri bitandukanye. Mu idini uwo twita ko akijijwe n'uwo wundi twita ingeso nziza no mu buzima busanzwe. Ariko namaze kugenda mpumuka menya agaciro k'icyo Kristo yadukoreye, nibwo nagiye numva agakiza icyari cyo. Okay. Utangira noneho kumva utangiye kubifiringa by'agakiza cyane. Uyu munsi uri evangelist? Ukoze ubukwe rya evangelist? Muri 2007. Wari umaze imyaka 6? Nari maze imyaka 6 nkijijwe. Si umwuka wakurambagirije cyangwa Imana ikakubwira muzabana? Njye narikundiye, ntabwo Imana yigeze imbwira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo ruruta byose. Njye narikundiye, ntabwo Imana yigeze ivuga ngo nuriye. Uhita ufata umwanzuro rero? Twarenze dukora n'uko tutumvise nayivuze. Uyu munsi mufite urugo rwiza cyane rubana Imana. Abantu bavuga ko bubaka kubera ko Imana yavuze, ibintu byose bikora mu mwuka. Ntabwo nabahakanya, kuko inzira z'Imana zirenga 1000. Imana ishobora kunyuza mu rukundo, hari Imana ishobora no kunyuza kuko nemera ko Imana ivuga. Nemera ko Imana ivuga, ariko ku ruhande rwanjye ngewe twabanye itavuze. Okay. Hanyuma ntacyo reka twinjire mu bijyanye n'ikijambo ry'Imana rivuga muri iyi minsi. Uri evangeliste muri itorero? Ngewe mfite ministeri yitwa New Covenant, ariko no muri ADPR ngewe ntabwo ndi nyuma y'itorero. Uri umukristo muri ADPR? Ukagira na ministeri? Nkagira na ministeri. Biremewe? Ntabwo mbizi kuko nta ngaruka zabyo nahuye nabyo. Gusa icyo nemera ni uko buriya ibintu biri muri Imana, nta abantu bavuga batavuga, ntabwo wacika intege zo gukora. Yego. Iyereko wari kure ryo gutangira ministeri? Urabona, ngiye kubera guhora ngenda cyane, nabonaga ko ibyo mfite ngomba kubigeza mu bantu, kuko buriya uzarebe nko muri pipiniyeri burya tuhashyira imbuto, ariko siho zikurira, ndetse niba utagemuwe ruruma. Rero nabonye ko umurimo w'Imana ari mugari, kuko nagendaga n'amahanga nkagaruka nkavuga ubutumwa bwiza. Nagiye ngenda ndetse nkagenda nkurikiza n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira, kuko buri ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugere mubwiriza amahanga yose ubutumwa bwiza, abemera mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngera no mu ivugabutumwa nakoraga, nubwo nabaga muri ADPR bitewe n'amahanga nabaga ndimo, abo nabwirizaga narababatizaga. No muri Israel hari nabo nabatirije muri Yorodani. Wagiye muri Israel? Nagiye Israel. Tuzagira igihe cyo kutuganiriza urugendo rwo muri Israel n'ubuzima bwabo? Nta kibazo gihari. Hanyuma ibi nibi byatumye utangira ministeri? Ministeri nyiri byumva icyatumye ngitangira nuko buri mwana yakuze tena uzuka viwawe akajya gushinga urugo rwe, ariko ntibivuze ko iwawe atari umwana. Ntabwo umuntu uri umusore wagiye kubaka urugo rwawe, ntabwo bivuze ko ucitse kwa so, ntabwo bivuze ko kwa so uhacitse uhasuzuguye. Ngewe kwa ADPR n'itorero ryandeze, sibyo? Niyo ma ministeri, kandi ministeri ikorera no mu itorero. Numvaga rero nta kibazo, nta n'ikibazo nabigize mutena.
pastor cyangwa se evangeliste tugira umugisha wo kuganira nawe ufite ministeri kandi ufite n'itorero barizwamo turagira ngo twigarukire cyane cyane ku buzima bw'abakozi b'Imana kuko benshi badukurikiye rimwe na rimwe hari ubwo ubona wenda bazi ngo turi abakozi b'Imana noneho ngiye n'umugisha wo kuba umuhanuzi turibuze kugaruka kuri ibyo bintu bibiri ariko se nk'umuhanuzi kugira ngo wemerwe kuri umuhanuzi mu itorero iwanyu arimo gukurikira biterwa n'iki buriya umuhanuzi yemerwa nuko ibyo yahanuye bisohoye ntabwo kuba umuhanuzi ari ukugenda uvuga ngo ndi umuhanuzi ahubwo abo wahanuriye nibo bavuga ati uyu muntu ari mu mwuka w'Imana uyu muntu ni umuhanuzi yambwiye iki kiraba ambwira kiriya kiraba nta kindi kintu ukwiriye gupimira ko uri umuhanuzi abo wahanuriye niba ijambo ryari tuvuga ngo umuhanuzi yemerwa nuko ibyo yahanuye bisohoye icyo nicyo kikuranga kuri umuhanuzi cyonyine hanyuma iyo yahanuye ntibisohore uba utari umuhanuzi ikindi hari ibyo ushobora guhanura bizatinda uzi ko buriya na Yesaya mu buhanuzi bwe ahanura ko mu gihe cyabo bari mu kaga kataboroheye ahanura umucunguzi ariko Bibiliya itwereka ko Yesu yavutse Yesaya atakiriho byumvikana ko yagize intambara mu gihe cy'uko ibyahanuye bitinze hari ubuhanuzi uhanura bukihuta hari n'ubuhanuzi uhanura bugatinda burya icyacu ni ugutera Imana niyo imeze tugira umugisha wo kuganira nawe nk'umuhanuzi kandi ubihanura wowe nturahura n'iyo challenge aho uvuga hano biranga byanga gusohora kereka habonetse umuntu ubivuga kuko ngiye mvuga ikintu ari uko Imana yakinyeretse kandi buriya njye nigiye kuri Daniyeli cyane mu bice birindwi bya Daniyeli umurongo wa mbere buriya Daniyeli yeretswe byinshi ngaruka agiye gutanga message yarobanuye n'iby'ingenzi aba ari ibyo atanga ushobora kubona ibintu 100 kuri wowe karebamo ibiri gutuma Imana ihabwa icyubahiro n'ubu bya bindi nibwo byazagira ingaruka kuri wowe ngi Imana yabyeretse iba yabinyekeye kugira ngo mbisengere biveho ariko urabizi ko mu buhanuzi burimo burahanurwa muri iyi minsi harimo ivangirwa ryinshi kubera iki impamvu ntabwo ndi buvuge ko harimo kuvangirwa kwinshi ahubwo ndi buvuge ati mbese bahanuye iki ese abagihanuriye bategereje bingana iki kuko buriya ubuhanuzi washobora guhanura ariko si byo uzagena igihe ibyo nahanuriye bizasohorera ariko kubera ko turi mu bihe bigoye cyangwa se nakoresha imvugo dukora itavuga ngo turi mu minsi y'imperuka hari igihe umuntu abwirwa ikintu agashaka ko gihita gisohora urumva nk'urugero muri 2005 abantu barenga 5 bampanuriye ku Isirayeli kandi babimpanurira nta na resepase nagiraga yamvana naho njyane Burundi cyangwa Uganda ariko kuko babimpanuriye nkiri umwana mu mwuka urusengero rwose najyagaho nasabaga intashyo ngo ngiye Isirayeli kuko Imana yambwiye itariki n'ukwezi ntiyambwira umwaka urumva njye nkumva ko uwo mwaka aribwo ngiye kuko wamanuriye yaramanuriye ati hambira igikapu uragiye Imana iravuga ikavuga itariki se irabivuga neza icyo Imana itavuga ni iki ushobora kukubwira ngo uzaze kuri iyi tariki niyi duhure nkabyubahiriza ndi umuntu ubwo si Imana icyo itakora ni iki nzi ko Imana itagipresse Imana irabivuga mbese hari ikinanira n'umuntu yubahiriza amatariki ye Imana se n'umuntu amenya amatariki Imana se byayiyobera gusa ntibikunda kubaho kenshi ariko Imana nta kinanira rimwe na rimwe bavuga ko hari abantu b'abahanuzi bitwaza impano y'ubuhanuzi bakayicuruza kugira ngo babone inyungu buriya rero reka nkubwire hari ibintu njya mbwira abantu ntabwo ikibazo ari uwabisabye ahubwo ikibazo ni uwabitanze impamvu buriya njyewe ntabwo numva ko kuba wasaba ugahabwa ari icyaha kuko n'ijambo ry'Imana ngo umusabe muzahabwa ahubwo se njye ndumva nta kibazo cyaba kirimo mwese reka mubaze niba nkubereye umugisha nkabona wasinziriye sinagukangura ngukangura ugakora se icyaha kiri ntabwo bisobanutse ariko amafaranga kugira ngo umuduhanurire oya ntabwo se n'indi uyasaba mwese ubu ngubu ko tuziranye nigeze gusaba amafaranga
none se birashoboka ko ubundi hari abeza n'ababi ntibabura ariko njye numva umuti ukenewe ari ugutumbira inzira y'abeza kuko ababi no mu gihe cya Yesu bariho na mbere ye kuko tugomba kubundira ibyiza njye niba tuvuge muri n'abahanuzi babiri umuhanuzi wa nyawe n'uyita umuhanuzi bose bakanyura imbere yanjye njye ntabwo ntinda kuri wa wundi wabyisi ahubwo ntindana n'umuhanuzi wa nyawe ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe ngo ariko mugenzi we apfa azabihanirwa numva natindana n'umuntu muzima igihe nagize amahirwe yo kumubona ariko ntinze kumubona ntibivuze yuko abeza badahari. Okay. Rimwe na rimwe muraturenganya twebwe turababwirwa nk'iki nk'abakristo. Reka rero nkubwire umuhanuzi ntabwo bivuze ko ari mu ijuru cyangwa avuye mu ijuru kuko tubura n'abamarayika bavuye mu ijuru ko bagaragayeho ibicumuro ahubwo nushaka kumenya umuhanuzi uzamumenyera ku cyo yaguhanuriye ko cyasohoye nta n'ibindi Imana igusaba kumurebaho kuko mwahuye ari umuhanuzi sibyo akaguhanurira icyo aguhanuriye ni gisohora. Amen. Guhanura n'ukwe kwizera n'ukwawe urumva nibisohora amen nibitanasohora wanareba no ku ruhande rwawe kuko kenshi na kenshi hari igihe usanga hari abantu bava mu masezerano kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo bazava mu masezerano nta mpamvu bazakorwa n'isoni. Njye ntabwo twakagombye kugira ikibazo ngo naguhanuriye ibintu icyakora ko wamaye amafaranga yawe nkaguhanurira ibintu n'ibibi uzaze umfate mu ijosi ariko niguhanurira bigatinda gusora cyangwa ntibibi ariko ntacyo wamaye winkundana shobora kuba naguhanuriye amarangamutima kuko nagukunze wenda Imana itavuze nta kosa mfite shobora kukureba nkumva ndakwishimiye nkumva ukwiriye gutunga etaje nkavuga ntiravuze iguha etaje wenda nta marangamutima yanjye n'urugero ariko amarangamutima nayo ari mu rukundo si ikosa ntabwo mbyita ikosa hari icyo washoboye se ku buryo utakwihangana bidasohoye kwihangana washoboye se ahubwo wowe ugomba kurinda ururimi rwawe utazavuga nabi umuntu w'Imana. None se reka nguhe urugero ndavuze nti mbonye Imana iguhaye inzu nta kintu wampaye nta na gito icyo ushubije ni ukuvuga ngo amen hari umwuka usaba kuyivuga mise mfaka se nagira icyo muhemera ugize icyo ndemera uragira ntibisohore icyo gihe nivuga urumva nzihangana sibyo mvuga ni umuntu isezerano riramugerageje cyangwa amubwiye amarangamutima yanjye erega na Yesu baramuvuze mu gihe cye njye ngumva uvuze waba wahanuye ibintu bigasohora iyo bitinze barakuvuga urumva byaba byasohoye nabwo abatakuvuze beza bakuvuga nabi kuko abatuvuga bose ntabwo batuvuga nabi haruvuga turiya muntu ari mu mwuka w'Imana hari n'abandi bavuga turiya muntu nta kigenda urumva na Yesu niba bataramuvuze neza bose ngewe profete ntabwo bazamvuga neza bose ariko hari abazavuga neza kuko bambonyemo umwuka w'Imana hari abazavuga neza kuko ibyo nabahanuriye byasohoye n'uyu munsi urumva hari abankunda ariko ntabwo nakwirata ngo mvuge ko hari abataramvuyeho hari n'abamara gusohorezwa ibyo bakakureka hari n'abakubura kuko Imana natwe iratwimura urumva natwe Imana iratwimura ikagira urwego itugezaho hahandi wari umenyereye kumbona ukaba utahambona urumva ariko byose bitugeraho wavugwa neza wavugwa nabi kwihangana Imana irabidusaba urumva kandi no kwishima nabyo Imana irabiduha ndumva nta sinzi niba ari ikindi wumva navuga. Uyu munsi uramutse ufashwe n'umwuka w'ubuhanuzi ariko bw'amarangamutima uko wahunze ukabumanura ntibusohoye ntabwo ukagufata none ukagufata. Reka rero nkubwire amarangamutima y'umuhanuzi wa nyawe arasohora kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo muzahambura mu isi no mu ijuru bizabihambuwe n'ibyo muzahambira. ndaguha urugero Eliya yahagaritse imvura Imana itamutumye ariko amaze kwihagarika Imana iramushyigikira urumva ntabwo ibyo duhanura byose ari uko Imana ivuze kuko umwuka w'ubuhanuzi y'ukurimo saha ni saha urerekwa urabona urumva kandi bira kujya umuhanuzi abona ibintu byinshi cyangwa bike biterwa nabo bari kumwe urumva niba umutima wamenyekeye imbere y'umuhanuzi n'imbere y'Imana umuhanuzi iyerekwa agiye rirakora iyerekwa agiye rirakora
hari iby'Imana, hari ibyo tuvuga Imana ikabishyigikira, hari n'ibyo tuvuga Imana yavuze. Iyo uwo muntu w'Imana, niyo mpamvu ujya kumva buri ururimi rw'icyongereza rukunda cyane ngo man of God, muntu w'Imana ni umuntu ukomeye cyane. Ntabwo umuntu usomye mu nkuru zaba Elisa, ntabwo basangaga Elisa ngo dusengere ku Mana, ahubwo babwiraga umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana agakoresha ubutware yahawe, urumva ibyo avuze bikaba. Sinzi niba uri kubyumva. Pastor nako evangeliste kandi akabona profete. Muri iyi minsi abantu benshi basa naho bakanzwe n'ubuhanuzi, bose n'abahanuzi. Ufite rezo nindi nabakanzwe cyangwa nabadukanze. Uyu mwuka uriho none rero ntabwo ari uwa none, na kera byahozeho. Uyu munsi niba tuvuga ngo hariho abahanuzi b'ibinyoma, ntabwo uyu mwuka ari uwa none. Uyu mwuka wahozeho kera na mbere ya Yesu. Urumva ni Bibiliya wiga teoloji bakubwira ngo hariho abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato. Bivuge hari ababonaga birebire byinshi n'ababonaga biki. Urumva uyu munsi nibagira ngo nkubwire, ntabwo ibyahindutse ari ibyo gusa. Iyi si ubona ko ibintu byahindutse ari byinshi. Urumva kandi ikibazo ndagira ngo nkubwire, njye ntabwo ikibazo ndi bugishyire ku bakozi b'Imana. Urumva kuko na kera iyo abakozi b'Imana basonzaga bavaga mu ihema ry'ibonaniro kuko bashonje. Ese uyu munsi nivuga ngo abakozi b'Imana ntibagisenga bashonje, umuntu w'Imana iyo abantu babaga bashonje abatambyi bavaga mu ihema ry'ibonaniro, iyo Imana yerekuraga ibyago byazaga kuri bande? Byazaga ku bakozi b'Imana cyangwa byazaga ku bagombaga? Uvuze ko ari abakozi b'Imana babaga mu ihema ry'ibonaniro. Uyu munsi n'undi profete ufite business kwinjiriza. Business shobora kuba ntayo mfite, ariko reka nkubwire, njye n'iyi mpano Imana yampaye ngigomba kumbeshaho. Ndaguha urugero, batsiyeri ntibahembwa, bakinisha iki? Wowe ntukugira kuki udakina ngo uhembwe? Nanjye Imana yampaye akanwa. Urumva tsiyeri yahanura, Messi yahanura, abantu bamuhamagara ngo dusengere, nanjye Imana yantereye mu kanwa. Nk'uko umukinnyi w'umupira iyo yakinnye neza ari mu Rwanda, ikipe zatembere ziramugura akagenda agahembwa amafaranga menshi. N'uyu munsi uri mu mwuka w'Imana wa nyawo, Imana yaraguhereye ku rurimi, yaraguhereye muri ya mpano. Urumva nuko uriya akinisha ukuguru, uriya agaterana ikofa agahembwa amadolari kuko yahamije neza. Urumva nawe rero muri ya mpano koko uyu ntabwo umunsi wakwambara imyenda y'abakinnyi ugiye ngo mu ikipe ugiye gukina kuko umupira wagutamaza, siko bigenda. N'uyu munsi hari abantu kwigira abahanuzi biri batamaza, ariko nivuze ko abahanuzi b'ukuri batariho, barahari. Ahubwo benshi baribaza ngo bari umuhanuzi w'ukuri arihisha. Urumva kuko ufite iby'igiciro arabirinda. Ntabwo wari wabona zahabu zandagaye hejuru, zahabu ikintu gifite agaciro kiba kure. Urumva nk'ubu igihe ushaka wasanga ku musozi w'amasengesho. Hari nabo duhura ngo ko tutakikubona, njye ntabwo umujyi makunda, umujyi yica abahanuzi. Umuhanuzi aba ku gikumba bakuma arasenga, niyo asohotse ajya ahantu abantu batapfa kumubona, akabonwa n'umuntu wamushatse. Uravuze ngo umuhanuzi ngo ntaba mu mujyi, ngo umuhanuzi aba ku gikumba, kubera iki? No mu mujyi igikumba kirahaba, ariko ntabwo agenda azerera nk'udafite icyo gukora. Kuko uyu munsi kugira ngo uvuge ngo umuntu yateye imbere mu bucuruzi nuko aba yakoze cyane. Rero no kugira ngo amavuta y'Imana ukomeze uyarinde, urumva kuko Imana niyo yaduha, urumva, ariko nitwe tugira uruhare rwo kugira ngo tuyarinde. Biba bigusaba gutindana n'Imana, ugatindana mu isenge. Na Yesu ngo yirirwaga abwiriza ubutumwa bwiza bwakwira, agakesha ijoro ryose asenga. Hanyuma wibera ku musozi urasenga? Nkunda gusenga cyane n'ubuzima bwawe cyane. None gusenga ko twavuze ku bakinnyi, ugatanga urugero ku bakinnyi b'umupira w'amaguru, resulta zabo ziragaragara, ntabwo bafatwa n'amarangamutima ngo bakine umupira bibe kugaragara resulta. Ariko abahanuzi benshi dufite n'abashaka kubona income, babona ikintu cyinjira, ariko ibyo bahanuye bidasohora. Ibyo dufite njye naguha urugero, nakubwiye ni biravuga ngo umuhanuzi uzamumenyera ku byo yahanuye. Rero kenshi na kenshi dufata abantu babyitiye tukabita abahanuzi,
kuko twabuze inyito twakwita abari pirate, urumva. ariko umuhanuzi ni uwahanuye ikintu kikaba, uwahanuye ntikibe, uwo ntakwiye kwitwa umuhanuzi. uwo wakongeraho izina, wakongeraho ijambo umuhanuzi w'ibinyoma. abahanuzi b'ibinyoma babaga abo bitaga ba Simoni b'abakonikoni, bagendaga nabo bari abahanuzi benshi b'ibinyoma. n'uyu munsi rero barahari, ariko umuhanuzi ukurahanura ibintu bigasohora, ndetse aranakenewe cyane. wibuke Daniyeli mu gihe cye yabaye umusitari, yaramenyekanye cyane. Yosefu mu gihe cye yaramenyekanye cyane kuko yabaye umuti, yakemuye ikibazo, yasobanuye inzozi, atanga n'umuti w'ikibazo. uyu Daniyeli uzi yuko yasobanurira umwami inzozi yarose yari yazibagiwe, ndetse abakarudaya bari bagiye kwicwa kuko umwami byamurenze. Daniyeli na bagenzi be basenga Imana, nibyo nakubwiraga kuba ku gikumba gusenga. barasenze, Imana imusobanurira inzozi yarose, amubwira n'icyo zishatse kuvuga. Okay, none reka tugaruke nanone cyane kuko kucyo nakwita abakozi b'Imana, sinzi impamvu ariko ni ngombwa. iyo tuvuze ngo abakozi b'Imana, tuba dushatse kuvuga ba bantu bahagara mu mwanya w'Imana. Yego, turi hano mu isi, ngira ngo urabyemera. Yego, nk'abambasaderi. ni ngombwa ngo uyu munsi tuguha amafaranga kubera ko watuye mu kanwa ngo tuguha amafaranga, cyangwa hari ubundi buryo mukwiye kubonamo amafaranga nk'abakozi b'Imana? ikibazo ntabwo ari amafaranga. reka nkubwire, umuntu niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo ugusabye wese umuhe, ntabwo ndi gushyigikira abayasaba, urumva, ariko nanone sindi bukondana abayahabwa, urumva. ese reka nkwereke nk'urugero, unsabye amafaranga nkayaguha, ikosa ririmo ni irihe? ko nyaguhaye wabanje kunyumvisha ko ari Imana ikubwira ikuntumyeho. icyo kiroroshye cyane. reka nkubwire, basabizi na leta irabaca, nabwiraga rero abantu wenda bari buze kunkurikira, niba hari uwayagusabye, icyo yagusabiye ntikibi, ntuzongere kuyamuha. ariko nanone dukomeretse, dukome n'ingasire, ntabwo bikwiye ko abantu b'Imana batahabwa. njye niba unkeneye nanjye nagukenera, urumva, kuko twese ntabwo Imana yaduhaye itarantu zimwe, urumva, ntabwo Imana yaduhaye itarantu zimwe. uyu munsi kera habagaho uwezaga amasaka yaguranaga n'uwejeje ibishyimbo, bose barakeneraga. niba unkeneye nanjye ngomba kugukenera. impamvu nkeneye, ngenda nkunda kwibaza nkavuga nti, ko ntawe urampamagara ngo ambaze, ko ntarumva hari abahamagaye abapfumu kandi n'abapfumu barabaha. njye nigeze kera kujya mu mupira, ndishyura ngiye kureba umupira, ndangije nyagirirwamo n'imvura, ndetse ndangije ikipe itsinze ndafana, bansukaho inkari. urumva, tujye tubwizanya ukuri. kuki wumva ahantu wagera ukahahembukira, ukaba waruzurira umuntu akakubwira amagambo y'Imana kuko wenda utahawe n'impano yo gusoma Bibiliya? kuki wumva wakwishyura muri stade? kwishyura muri stade nuko umuntu aba ashaka kunezezwa n'umupira, ariko n'igihe wateye intambwe ukarenga intambwe ukajya mu yindi, ukarenga akagari ukagera mu kandi, ugiye kureba umuntu w'Imana, numva ko uwo muntu w'Imana ari uw'agaciro muri wowe. uwo muntu ukwiriye kumubibamo. ijambo ry'Imana ngo nibabonye iby'umwuka, birakwiye ko babasabamo n'ibitunga umubiri. urumva, niyo dusomye Bibiliya tubona hari n'abakurikiye Yesu bajyaga babafashisha ibyabo. Luka 18 ku murongo wa mbere, tubona na ba Mariya Magadalena barafataga amavuta ahenze mu gati kitwa narada, bagasuka kuri Yesu, kandi n'amavuta yari ahenze kuko hari icyo bari babonyemo Yesu. njye numva rero umuntu w'Imana wamubonye n'iby'igiciro, nta cyiza utamukorera, nta cyiza utamuha. urumva, Imana idufashe tugirire neza. hanyuma tubonye ko ari ngombwa ko tubatungisha iby'umubiri, ariko nabigiye babatungishije iby'umwuka. hari igihe bitwima kubera ko mwebwe muri bizinesi umuntu yanaguhamagara ngo atsengera ntuboneke. na Yesu yaravuze ngo hariya nibigenda kuriya muzajye hariya. numva ko rero ubu se ninjye mukozi w'Imana ngiye nyimuzi
nutankuraho iby'umwuka uzajya kwa Eridefonsi, ujye kwa Gasana, ujye kwa Karekezi, ni benshi. Urumva icyo nzi cyo ntabwo uzazenguruka utabonye ubutabazi. Ntabwo twese twavangiwe. Hanyuma uyu munsi hari abadukurikiye bakeneye ko ushobora kugira ubutumwa ubasangiza cyane cyane mu bijyanye n'ibihe turimo, ariko iyo mvuga ibihe turimo iminsi ya nyuma. Uyu munsi uri umuyobozi wa minisiteri cyangwa se ufite abantu uyoboye, ariko wenda mbere yo kuza gutanga ubwo butumwa hari abakozi b'Imana badukurikiye nifuza ko ubutumwa watangije minisiteri ufite intego nawe uri buze kuitubwira. Hanyuma nyuma y'iyo ntego wenda tugendeye ku byo batubwiye nk'umuvisionnaire, nyuma yaho uri buze kuganiza nanone cyangwa se ubuze gusangiza abakozi b'Imana badukurikiye ibyo bakwiye guha abantu mu gihe nk'iki turimo. Icyo nge ndahera kuri iryo jambo rangirijeho, icyo abantu bakwiriye guha abantu ni icyo bakeneye. Ese icyo utanga kirakenewe. Urumva niba uyu munsi hari imiti kera yavuraga malaria ariko umunsi itakiyivura, uyu munsi rero abantu bagiha abantu kinini, ntabwo bishoboka. Malaria yarahindutse. Uyu munsi ugomba guha abantu umuti bitewe n'indwara bafite. Ugomba guhumuriza abantu bitewe n'icyabahungabanyije bari guhura nacyo. Urumva? Rero uyu munsi nicyo kintu abantu bakwiriye gutanga. Ese icyo uri guha abantu ni igiki? Ese ni igikenewe? Niba uri gutanga ikintu kidakenewe ntabwo uwo muti wawe uzagira umumaro. Icyo ndumva gishubijwe. Icyo kirumvikana. Rero kandi gikubiyemo byose buriya. Uyu munsi niba uri umwigisha, banza umenye uyu munsi uri kwigisha iki. Ejo mwigisha barumbaho urugero, uyu munsi Pawulo aje umweretse Bibiliya ntayo yamenya, umubwiye ngo soma Luka 5 ibice 5:25, ntabyo yamenya kuko mu gihe cyabo hariho imizingo. Ufashe abigisha mu myaka 200 ishize 300, ntabwo wabaha Bibiliya ngo wemenye, bandikaga kuri za papirisi. Urumva rero uyu munsi menya uti uyu munsi umuntu bamuhiki. Ndakunda gutanga urugero rw'isamake. Ese ukunda isamake cyane? Wayimirana n'amahose, ugira iby'umira n'iby'ujugu. Rero ntabwo ndabwira abigisha n'abigishwa, wowe wigishwa niba uri kwigishwa uri guhanurirwa, bifata nk'umuntu w'isamake. Isamake turayikunda ariko ntawimirana n'amahose, buriya hari gucicesha no kuguhitana. Rero menya ibyo uhawe ni ibiki. Urumva? Robanura jojo. Nawe rero wigisha menya ibyo uri gutanga birakenewe mu gihe cya none. Ese uri gutanga ibyo ufite cyangwa se uri gupapira? Ariko nanone hari ikintu kimwe ndibuze kukubwira. Uri mu murimo w'Imana. Yego. Kandi hari abo wasanzemo nk'ababyeyi bakuze. Yego. Uyu munsi hari abaje inyuma yawe. Bano bose bakeneye ubutumwa. Yego. Ubundi buze kuguha urugero. Uyu munsi urebye mu itorero ryatureze nawe ryakureze bita ADPR. Hari ibibazo byinshi usangamo. Biterwa n'iki? Ahari abantu uretse mbere yo gusubiza. Hanyuma bari inyuma yawe. Ni irihe kosa bazakosora ab'imbere yawe bakoze nawe utari bukore kugira ngo icyo twita umurimo w'Imana uhagarare neza? Reka rero mubwire ikintu abambanjirije ngewe mpagacira ibyiza nabakuyeho. Urumva? Nibibi nababonyeho byambereye isomo kugira ngo nanjye iyo sura itazampembana. Noneho kuba ari inyuma yacu bazarobanure. Urumva? Bazarobanura birira utwo turota amagufwa bayajugunye. Kuko hari abantu ntibabura uruntu. Uzi ko hari igihe kimwe abigishwa ba Yesu bigeze kumubwira ati mwigisha mwiza, aravuga ngo nta mwiza ubaho uretse Imana. Bivuge ko turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Na Pawulo haraho yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Ariko ntibivuze ko Imana idakorera mu bantu bayo. Ndetse no mu Baheburayo hari ahantu havuga ngo mu bintu bari mu bice bitanahari, havuga ngo umutambyi mukuru ngo abasha kwihanganira abayobye n'abatagira ubwenge, ngo kuko n'abagoswe n'intege nke. Ntabwo kubura umutambyi bivuge ko utagaragarwa y'intege nke. Ntabwo Imana idukoresha turi abamarayika. Urumva buri muntu wese uriho mu isi yabaho agira kote febre. Ariko hari ubwo mubishyiramo imbaraga bikadindiza abasigaye hanyuma ugasanga ntibagikura kubera ko bavuga bati abitwa ko bakuze batubanjirije barimo barangiza ibintu. Reka nkubwire, mbonye umuntu ari kwangiza ibintu mpera ku byiza yakoze nkasimbuka ibibi yakoze.
ahubwo ni ikibazo kuba abantu bakuru baraguye mu rwobo abato no bakazarugwamo. Bazaba barigiye ku makosa, ntabwo bazaba barigiye ku cyiza bakoze. Urumva, nk'ubu ndaguha urugero, nk'umwarimu wakwigishije uyu munsi ushobora kuba wamuha akazi, yarakwigishije, urumva, bwa bumenyi wamukuyeho bukaba bwatuma wamurega ukaba n'umuyobozi we. Sinzi ikintu niba ndi kuvuga uri gucyumva. Ntabwo jyewe niga ibyiza, kuko twese Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo. Niba ijambo ry'Imana ritubwira mu migani ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ngo ariko mugenzi we wapfa azabihanirwa. Bivuge ngo Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya kugendana n'abeza, Imana yaduhaye ubwenge bwo kwigana icyiza, Imana yaduhaye ubwenge bushobora no gutuma n'ikibi tukigiraho kugira ngo tubone igisubizo cy'icyiza. Yes. Urugendo turimo twita urugendo rujya mu ijuru. Wowe nk'umuntu wakijijwe mbere, mbese umaze n'imyaka igera hafi muri 20, ukurikije uko wakiriye agakiza nuko wasanze ibihe bihagaze, uyu munsi ukavuga uti nabonye nkwiye gukora ministeri kubera ko nagiye hanze nkabona ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu bikorwa. Ntibigaragara ko hari aho wasanze abakureze mu mwuka hari ibyo batakoze, none umunsi ukaba ugiye kubikora? Ariko suko ibyo bakoze bitari byiza, kuko ubwenge mfite niwe mbukura. Nk'ubu ndaguha urugero, Eliya yagiye kujyanwa mu ijuru, Elisa yarasabye, yaramubwiye ngo ndaga imigabane y'umwuka wawe kurimo, imigabane y'iryo jambo nurarize. Eliya yaramubwiye ngo usabye ikintu gikomeye ko mbona ngukuweho, ibyo usabye urabihabwa. Reka nkubwire, ntabwo imbaraga batubanjirije bakoresheje mu gihe cyabo twazihinyura, urumva, kuko zakoze mu gihe cyabo. Urumva, ntabwo dukwiriye guhinyura ibyo abatubanjirije. Urumva, n'amakosa bakoze bari mu isi bari abantu. Ahubwo ngi uyu munsi impamvu ndi kwawo ministeri numva ko igomba kwaguka umurimo w'Imana ukaguka. Urumva, hari ibyo amaso yanjye yabonye yabatabonye, ariko ibyo amaso yabo yabonye nabyo byari byiza mu gihe cyabo. Uyu munsi rero umurimo w'Imana ugomba kugenda waguka. Urumva, ngo hakagera turi abana batoya twabyibutse mu bantu bitwaga ko baciriritse, bajya kubonesha mu nzu bagakoresha ikibingo. Ikibingo, urumuri rw'ikibingo. Abandi bakanyakanya ugasanga bagira katadoha. Abandi bitwa ko ari abasirimu bakagira ari amatara bitaga koromani. Urumva, uyu munsi ntago agatadoha kagikora, ariko mu gihe cyako kagize umumaro. Urumva, nizambago z'abatubanjirije. Urumva, ndetse niwabashije gucukumbura ngo amenye uko koromani ikorwa, yabanje yigira ku katadoha. Urumva, ni ibintu iyo tugenda twigira ku bandi. Uyu munsi ntabwo ndi kuvuga ngo kuko Imana iri kunkoresha ibimenyetso n'ibitangaza, kuko Imana iri kunkoresha ngahanura ibintu bigasohora, ntabwo bivuze yuko abambanjirije batakoze imirimo myiza ishimwa mu gihe cyabo. Yes. Urumva, uyu munsi umubyeyi mu myaka yashize umubyeyi yaragukikiye, ariko imyaka agezemo nawe urimo uramurandata. Ntabwo bivuze ko uyu munsi biri kumurandata mu gihe cye atagize umumaro. No mu murimo w'Imana niko bigenda. Mu murimo w'Imana niko bigenda. Uyu munsi cy'Imana isaba, iransaba gukora ikibona ntashobora gukora. Icyo ntashoboye gukora si icyanjye, abandi bazakirangiza. Ntabwo undi gusigana ngo mpanure birangire, kuko n'abatubanjirije ubuhanuzi ntibabumazeyo. Natwe uyu munsi turi guhanura mu gihe cyacu. Niyo handi abantu benshi bahurira bakora amakosa ngo runaka yari ari mu mwuka w'Imana ngo ariko uyu munsi yarazimye. Ntabwo yazimye, ntabwo nemera ko ngiye yazimye, ahubwo yahanuye mu gihe cye. Uyu munsi ni icyanjye, ni icya runaka, ni icya runaka. Natwe tuzahanura mu gihe cyacu. Si igitangaza ko uyu munsi abantu bampara ejo bakampara urukwa. Si uko umwuka w'Imana uzaba utakiri muri jyewe, ahubwo hari abandi Imana ishaka gukoresha muri icyo gihe cyabo. Ese ubusobanuro sinzi niba turi kujyana wenda. Bimwe birumvikana n'abadukurikiye wenda nange muze kumubaza muri komanteri hasi, cyangwa muze kugira icyo mwongera hasi muri komanteri. Hanyuma kubera iki uyu munsi bavuga ko abakozi b'Imana bajeho igitutsi, iryo jambo uraryumva? Ntabwo ngewe ndi bubihe agaciro, ahubwo isi yabaye umudugudu. Gute? Ndakuha urugero.
kera ndi umwana mama wanjye yarapfuye, kugira ngo abantu bamenye ko mama yapfuye bohereje mukuru wanjye aza gutanga itangazo kuri radiyo Rwanda, ariko uyu munsi ntibigikora. WhatsApp ihita ibirangiza kuko haje iterambere. uyu munsi ikintu kirabera muri Amerika twahita tukimenya. Mu myaka 30 ntabyo twamenyaga, ahubwo amakuru asigaye yihuta cyane. Ndaguha urugero, uyu munsi umuntu aratera undi nguni saa moya na 30 iburayi baba bamenye ko ari umuntu mu Rwanda wateye undi nguni. Mu myaka 30 ntabyo ari bizwe. Ibi bintu biri kubaho uyu munsi na kera byahozeho, ahubwo uyu munsi kuko turi mu iterambere biri kumenyekana byihuse. Nk'ubu ndaguha urugero, ubu iki kiganiro muri Amerika baraba bari kucyumva, mu Burayi bacyumva, none mu myaka 30 barabimenyaga. Wabaga uri igihundwe ibyo uvuze bikamenywa n'abanyagihundwe, waba uri Nyarugenge amakuru akantarenge Nyarugenge, abigasava akaguma Igasavi. Urumva rero niyo mpamvu icyo gihe amakuru meza agahera mu kantu kangana uko, amakuru mabi nabwo agahera mu kantu kangana gake. Ariko uyu munsi kuko media iri gukora cyane, niyo mpamvu rero ibintu byasakaye. Ntabwo uyu munsi Satani wo muri 80 niwo Satani w'uyu munsi, ntabwo Satani ahinduka. Sinemenye baravuga Satani ngo byarakomeye, oya, Satani ni Satani, Imana ni Imana mu gihe cya Pawulo niyo uyu munsi. Imana yakoreraga muri kiriya gihe n'uyu munsi niko ikora. Imana yatumye ba Petero ngo bagende babwirize ubutumwa bwiza. Ugira ngo se Imana ivuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka, uwo se Dawidi hajya? None se Dawidi nta ntege yagiraga, nta mafuti, nta kote febre yagiraga? Urakoze cyane. Rero ahubwo uyu munsi ntabwo jewe nta nubwo nemeranye n'abantu bavuga ngo turi mu minsi y'imperuka, kuko no mu gihe cya Pawulo kuko yabonaga ibintu birenze ubwenge bwe yavuga ngo turi mu minsi y'imperuka. N'uyu munsi imyaka n'ibihumbi yazashira, kuko Yesu yavuze ngo ntawuzi umunsi cyangwa igihe. Niba mbeshye umuntu yumva ntera amabuye. None tukiri aho, nta makosa abakozi b'Imana, abo twita abakozi b'Imana bigeze bakora, ndetse na n'uyu munsi ntayo bari gukora. Erega nakubwiye ni buri muturi munsi dufashe igihe mu ntambara, amakosa ntiyabura. Urumva nanjye ubwanjye mu nyumva mfite n'abankunda benshi, ntabwo ndi marayika, ndakosa nanjye, ariko ubuntu bw'Imana ntabwo bubuze gukorera muri jye. Nicyo zamuna kubwe na Yesu bavuze ngo mwigisha mwiza, abati munyitira iki mwiza, ati nta mwiza uretse Imana. Ndetse Yesu ubwo yakoresheje n'ijambo aravuga ngo bamubanjirije bari abanyazi. Urumva Aburahamu bari abanyazi n'abandi. Bivuga rero twebwe uyu munsi n'ubuntu bw'Imana ntabwo bivuze yuko, ndetse nuko tuvuga ngo tuzajya mu ijuru, ntabwo mu ijuru tuzarijyanwamo n'ibyiza twakoze. Ijuru tuzarijyanwamo nuko twizeye icyo Yesu Kristo yakoze. Urumva uyu munsi ushobora kuba utakwiye ariko warakara, niyo kote febre yawe. Urumva ntabwo kuba mfite kote febre ndakara ntabwo bivuze ko Imana itankoresha. Twagira umugisha wo kugera mu gakiza, hanyuma twitwa abakozi b'Imana, twitwa abana b'Imana. Ukurikije uko wize ijambo ry'Imana, uko waryigishijwe, misiyo ya Kristo mu isi yari iyihe? Kuhindura no kuvana abantu muri Adamu wa mbere bakajya muri Adamu wa kabiri. Kuko twiswa abanyabyaha, sikije abagima bivuga, twiswa abanyabyaha nta cyaha twakoze, ni nako twiswa abakiranutse nta cyiza twakoze. Adamu wa mbere yazanye urupfu, Pilato ndawe ndabizi urabimbaza urabizi. Twitwa abanyabyaha kubera Adamu, twitwa n'abakiranutse kubera Yesu. Urumva nibyo Pawulo yasobanura, ariko aravuga ngo ntiduhererwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Urumva rero ikintu twebwe dusabwa ni ukwizera. Urumva bitabaye ari ukwizera twazajya tubona abangeso nziza tukabaha ijuru. Bangeso nziza ntibabaho se? Njyewe bangeso nziza babaho. Urumva kubita ubushya akigendera, mwese ngeso nziza zajya mu ijuru. None iyo wavuze guhangana kw'abakozi b'Imana bamwe na bamwe, bombi bombi iyo bahanganye, ubu uri mu murongo nyawe ninde? Ese ntabwo bavuye mu mugambi wa Kristo cyangwa muri misiyo ye? No mu gihe cya Yesu byariho, hari aho Yesu yavuze ngo Satani yabasabye ngo bagosoremo iki ababi n'abeza. N'uyu Satani aragosora abantu, wese kugira ngo biri kure. Erega Satani no mu gihe cy'intumwa ni Satani w'uyu munsi nabikubwiye. Uyu munsi urumva Satani haraba ari kugosoramo ababi n'abeza nyine.
niyo mpamvu abantu babiri iyo baburana habaho utsinda n'utsindwa. mwavuye muri misiyo ya Yesu rero gute? none se ko yaje kwigisha no guhindura abantu nibyo muri gukora, niba muri guhangana kandi mwese muri kwigisha abantu, bivuze ngo hari ku ruhande rwe n'uri ku ruhande rwe. Reka rero mubwire, burya no mu ishuri iyo bari gutanga ibizamini burya harimo guhangana, kuko hagomba kuvamo abambere n'abanyuma. urumva hagomba kuvamo abambere n'abanyuma. ntabwo bivuze yuko batari mu murimo w'Imana, urumva, ahubwo n'abantu ntabwo banganya n'ubumenyi. ntabwo banganya n'ubumenyi, turitiranya abantu. uyu munsi byonzi numva ko n'abandi babimenya, ibyo uriyazi agashaka ko nanjye nabimenya. ahubwo icyo Imana buri dushakaho, irashaka umuntu wese akoresha itaranto ye. uwahawe 5 yamuritse izindi 5, uwahawe 2 amurika izindi 2 zibenye. uwagize ikibazo ni uwayitabye. uwagize ikibazo uwagawe ni uwayitabye, niba wari ufite ikosa. urumva, igihe uri gucuruza uri gukoresha itaranto wasitara warakara, ariko icyo uri kuyiguha azaza akanezezwa nacyo nuko azasanga ya taranto hari uburyo wayikoreshejeho. nyamara urebye uriya wayitabye nuko nawe atigeze amenya uwayimuha icyo yashakaga kuyikoresha, ariko yarayimushubije. shebuja aravuga ati ntabwo nayiguhereye kujya uzayisubiza, nayiguhereye kugira ngo izunguke. ntabwo Imana izaza ngo imbaze ibyo nagerageje gukora bikananira, izambaza ibyo yabonaga nashoboraga gukora ntakoze. ariko ibyo muvugurura ni iki? urugero nkawe uvuze uti abo mu gihe cya kera bakoraga cyagiye na n'uyu munsi hari ibyo murimo muravugurura bisa naho bitakorwaga neza, uyu munsi mushaka gukora neza. oya, ntabyo nge Imana isaba kuvugurura, ahubwo Imana insaba gukora ibyo Kristo yambwiye gukora, kuko umurimo wa Kristo ubwawe wuzuye. urumva, ntabwo rero najya kuvugura ibyo Kristo yashyize mu murongo. urumva, ibyo byaba ari ikosa. niba hariho umuntu uvuga ngo ari gukosora, ngo ari kuvugurura, wenda hari umwuka waba warabimubwiye sinamukondana, ni uruhande rwe. kuko turamutse duhuye, reka ndagira ngo nkubwire, mu buzima bwanjye Imana yandinze kujya impaka, n'umwuka w'Imana ndimo ntabwo nyemerera kujya impaka. urumva, kuko ndagira ngo nkubwire, uretse ko n'impaka zose atari mbi, hari impaka ziganisha gutuma n'aba Pawulo n'intumwa hari igihe impaka zabayeho, kuko abantu ntabwo bumva ibintu kimwe. urumva, impaka rero zubaka zose ziba nziza, ikibi ni impaka zisenya, ariko impaka zubaka zose ndazemera. ariko hari ubwo birangira mwitwa nk'abakozi b'Imana muri mu mpaka, mwumva ko zubaka ariko mudahuje. iyo tudahuje, abavuze ibiri ukuri barakomeza, abavuze ibitari ukuri bararangira. ntuzi ko abantu bavuka se abandi bapfa, bamwe babyiruka abandi bapfa. urumva, bamwe bavuka abandi bapfa. rero ntabwo ngewe icyo Imana isaba mu ruhande rwanjye, iransaba kurangiza gukoresha itaranto nahawe neza. nyiri kuyima azaza nezezwa n'uburyo nayikoreshejeho. urumva, ni uwahawe iriya nawe niko bizagenda. urumva, ntabwo uwahawe 2 azabazwa 10 nka mugenzi we. oya, uwahawe 5 yayibyajemo izindi 5, uwahawe 2 yayibyazamo izindi 2 zibenye. uwagize erere, uwagize ikosa ni uwayitabye. ntabwo rero ngewe niba ndi umuvugabutumwa, ntabwo nzakora ibyo abavugabutumwa bose bakora, ahubwo nge nzakora ibyo umwuka w'Imana asaba gukora. nta nubwo nkwiriye gukonda n'uriya ngo kuko atakoze nk'ibyo nakoze. urumva, tugana ku musozo w'iki kiganiro, abadukurikiye ubutumwa wabagenera mu gihe nk'iki tugezemo ukurikije ikiganiro twagiranye n'ubuye? ubutumwa rero ubutumwa nshaka kwihera bari mu muhanuzi. yes, ndashaka kubabwira ko Yesu bizera adahinduka. uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. ibihe byo birahinduka bigahindura n'abo bisanze, ariko ubutumwa bwiza bwo ntibuhinduka. kandi ikintu ushaka kubwira abanyumva, ntabwo abahanuzi bose bavangiwe, ntabwo abantu bose bapfukamira Bali. iki kintu abantu bacyumve, kuko hari abantu bafite ibikomere ndabyemera, ariko niba hari abatewe ibikomere n'abantu runaka, hari n'abo Imana iri guhagurutsa kugira ngo bavure ibyo bikomere. nicyo kintu ushaka kubwira abantu. niba uyu munsi hari inyigisho zakugushije, wicika intege, hari izindi nyigisho zakubyutsa. niba uyu munsi uvuga ngo byacitse uzi uko wari upfuye, urumva, Imana ni igitangaza.
Imana yakoresheje Yesaya ajya guhanura umwami ngo naraga iby'urugo rwe kuko indwara atari buyikira agiye gupfa. Ariko Hezekiya yakoze ibyo yagombaga gusa, yerekera ivure agira ibyo yibutsa Imana. Imana irongera ibwira Yesaya ngo subirayo. Urumva message zari zitandukanye. Rero ndi kubwira abantu Imana ntihinduka, uko Yesu yari arejo n'uyu munsi niko ari, ubutumwa bwiza ntibuhinduka, ntibazakangwe n'ababugoretse. Urumva nabahaye urugero ndababwira ntidukunda isamake, ntawimirana n'amahwa, tugira ibyo tumira n'ibyo tujugunya. Urumva umuntu ufite ubwenge n'umenya ibyo amira n'umenya n'ibyo ajugunya. Jere ngaha ntabwo nje gusenya abakozi b'Imana, sinjye wabahamagaye, sinandi babwira ngo nibabitunganye sindi Imana yabo. Urumva sinandi babwira ngo nibakomeze sinjye wabahamagaye, ahubwo icyo nsaba kubwira abantu, ngiye ikibazo navuze ko kitari ku bakozi b'Imana. Urumva umukozi w'Imana washonza sohoka mu ihema ry'ibonana nakajya gushakisha. Rero iyo ibintu by'Imana byabaga byagenze neza, umukozi w'Imana wariye, niba hari uwo bagaburiye agahaga, ntabwo niyubahiza inshingano ze, bazampamagare nzagaruka. Urumva ngiyo nishimye naguwe neza nibwo sabana n'Imana, ngiyo nshonje nipfunda mu rugo kuko nta kindi najya imbere y'Imana uretse amaganya. Rero ndabwira abantu buri muntu wese nacunga n'itaranto ntuzayibaza. Urumva niba Imana yarambwiye ngo nindangurure, izambaza ati kuki utaranguruye? Niba wararanguruye mwana yanjye, dore waranguruye gatatu, nawe wahawe amafaranga ngo nanjye njye kuko wahawe amafaranga. Ubuze twese turi Matewusi, twese se twarize. Rero kuba wahawe amafaranga wenda ari itaranto yawe iri, niko rugero natanze. Hari abakinisha amaguru bagahembwa amapawundi, nyamara natwe turayagira, ariko si impano yakiri. Nge Imana yampaye aka kanwa niko kambeshejeho. Urumva niyo taranto yanjye. Urumva bishobora kuzarangira abandi bagakomeza, nuko umukinnyi agera agahitinga igihe kikagera akajya kuri ya ntebe y'ababeceri, nimbizi. Urumva rero birashoboka ko nanjye nahanura igihe cyanjye kikarangira, ariko abandi bagakomeza. Ariko umwuka w'Imana ariho, abahanuzi b'Imana bariho buzuye umwuka wera, bahanura ibintu bigasohora. Ngewe mu mutima wanjye numva ashaka ko abantu bakira bagira amarota amagufwa bakayajugunya. Iyo uriye ifi ujya kureba wajugunya amagufwa, n'abanyumva bayumvi, ucungana n'icyakugirira umumaro. Amagufwa ajya kuribwa n'imbwa n'ibiki. Rero n'abakristo b'ukuri nibagendane n'ibihesheje Imana icyubahiro, nibagendane n'abo babonye bazima, abatari bazima nibabihorere. Kandi ngiwe naretse ntakurikiye, ntabwo Imana ibimbwiye ngo ngere mucira urubanza. Nubona n'umwuka w'Imana uzankurikire, nubona utandimo wigenda usenye, kurikira Karori, kurikira runaka kuko wamubonye mu mwuka w'Imana. Ariko ntabwo Imana yemerera umuntu ugenda usiga icyasha umuntu Imana yasize amavuta. Imana iduhana umugisha. Akoze cyane evangeliste kandi profete, sengera abadukurikiye bose. Reka dusenga Imana. Data Imana yacu nziza, uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri, tuhinduka, ibihe birahinduka ariko uhora uri Imana, kandi ibihe birahinduka ariko ijambo ryawe rihora ari rimwe. Data icyubahiro no gukomera n'ibi byawe. Sengera abantu bari hirya no hino aho bateraniye hose, aho bahagaze hose, ibyo barimo byose Mana, kugira ngo ubuntu bwawe bubasage, bakomezwe nawe, haba ari ku munsi w'ibyishimo, haba ari ku munsi w'ibyago, kuko byose biva mu gushaka kwawe. Data ndagushimiye yuko wumvise gusenga kwacu kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu bidashira. Amen. Shalom.